Abaturage bo mu turere twa Muhanga na Ruhango babonye amazi meza binyuze mu mushinga wo gusana no kwagura imiyoboro yayo, bishimiye ko batagikoresha amazi y'ibinamba no kuba baregerejwe amavomo rusange, bakaba basigaye babona amazi mu buryo bworoshye. Aba nabo mu mirenge ya Cyeza na Bweramana. Twarishimye ku buryo rwose ikibazo cy'amazi cyo cyarakemutse ahangaha, twaranezerewe. Turoga tugacya, tukamesa tugacya, imyenda igacya, nta kibazo, ntawe ugikoresha ibinamba. Ahubwo nuko nta kirori cyahaba ngo baze tubashimire, umubyeyi tumushimire rwose, tubyina twidagadure kuko twabonye amazi meza. Umubyeyi wayaduhaye aya mazi, muzehe, tuvuga ko ari muzehe Kagame. Aya mazi byaradushimishije cyane kuko twakoraga nk'ibirometero hafi nka 3 tujya kuvoma ku karobine ko mu kabande. Byari bimeze nabi, nase ko twayaburaga, twaraga dutete cyangwa nkanjye mukecuru nabonaga yo nkarabiza intoki, ariko turayabona. Waragendaga kuri watumaga injerekani wamuhaga nk'iry'itanu, ariko hatukuraza tugatanga beni bakaduha injerekani. Binyuze muri uyu mushinga wo gusana no kwagura imiyoboro y'amazi mu karere ka Muhanga no mu nkengero zaho z'akarere ka Ruhango, imiryango 1400 itishoboye ibarizwa mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri cy'ubudehe yahawe amazi mu ngo nta kiguzi. Ribera Kurora Anastase na Mubandakazi Peresi ni bamwe mu babarizwa muri iyo miryango. Amazi ni Imana yaduhaye umugisha. Twari tumeze nk'abantu babonekewe. Ukurikije uburyo abana babonaga amazi hano, tukibona abashinwa gusa baza barimo bashyiraho. Cyari gitangaza, twese twizera ko amazi twayabonye. Igihe rero bavomaga amazi ari maza nibwo twatangiye kubona ko noneho ibintu byahinduye isura, tubona ko rwose igitangaza cyavutse ahangaha. Sitwe twenyine n'abandi bagiye badukikije hano hari bagiye bayahabwa. Twese cyari gihe cyo kwishima no kunezerwa, birumvikana. Twarishimye kubona igikorwa nk'iki ngiki nyine cy'amazi. Twajyaga kuvoma kure, nkuko mbese twe tutagira n'abana batuvomera, abana ni bakuru baba barigendeye. Mbere twajyaga kuvoma ahantu hari amakano, harimo urugendo rudakabije, ariko nkanjye kugira ngo njye kwikorera ijerekani byaramvunaga. Nagombaga kuyitangira amafaranga 100, 50 se ijerekani imwe. Uretse abaturage babonye amazi binyuze muri uyu mushinga watewe inkunga na Banki Nyafurika Itsura Amajyambere, ibigo by'amashuri 34 n'ibigo by'ubuvuzi 7 birimo ibitaro bya Gitwe n'ikigo nderabuzima cya Gitwe byagejejwemo amazi. Umuyobozi w'icyo kigo nderabuzima Mukaremera Valentine avuga ko bari bamaze igihe kinini bagorwa no kubona amazi yo gukoresha, ariko ubu bariruhukije. No kuvuga ngo umubyeyi kuva agera ku kigo nderabuzima yarabyaraga, yenda umubyeyi yaranategereje. No kuvuga ngo nta mazi yahabaga, umubyeyi yarindaga gutuma umurwaza akamutuma ibirometero n'ibirometero agiye kuvoma amazi, cyangwa se natwe abakozi bacu b'abatravayeri bakora isuku bavomaga amazi, ku buryo igihe cyose twabagaho tuvoma amazi. Hakaba n'igihe yabuze nka cya gihe cy'impeshyi nabwo bikatugora, ariko ubu nta kibazo rwose, amazi arahari muri rubine, ni meza, arayunguruye, ubona ko ari amazi meza cyane ku buryo tuyabona ibihe byose, ntabwo ajya abura na rimwe. Kuko ndashima cyane Wasake, ndashima n'abandi bafatanyabikorwa na leta yacu y'u Rwanda, kuko urebye bahise batwubakira n'ikigega cy'umwihariko cyihariye ku buryo nta wundi muntu wo hanze kinaseriva. No kuvuga ngo na amazi ava diregite ku kigega aza ku kigo nderabuzima, aza mu maserivisi yose, ku buryo rwose ubona ko byatugiriye akamaro cyane rwose. Natwe turaryama tugasinzira kuko byari bimeze nabi cyane. Umuhuzabikorwa w'imishinga muri Wasake Rwibasira Xavier arasobanura impamvu uyu mushinga watekerejwe, akanasaba abaturage kubungabunga ibikorwa remezo by'amazi begerejwe. Uyu mushinga wajuje gukemura ikibazo cy'amazi make yarari Muhanga, make aterwa n'iki n'ubwiyongere bw'abaturage batuye mu mujyi wa Muhanga. Ni umujyi ugenda aturwa n'abantu benshi bava hirya no hino mu byaro ndetse no mu yindi mijyi bajya kuhakorera, kuhashakira ubuzima. Bagasanga rero imiyoboro yubatswe kera ijyanye n'abaturage bake bari bahari ni mitoya ndetse inashaje. Aho rero uyu mushinga waje kugira ngo usubize icyo kibazo, wagure imiyoboro kugira ngo bijyane n'ubwiyongere bw'abaturage bahari ndetse n'abateganya kuzinjira
kuzaza muri uyu mujyi mu myaka y'imbere igera muri 15-20 nta kibazo cy'amazi bagize. Hari ikibazo gikomeye, ni nayo mpamvu byatekerejwe ko dufata n'inkengero, ntitwibande umushinga witwaga ko ugiye gufasha akarere ka Muhanga gusa, ariko n'abatuye mu Ruhango nabo n'abanyarwanda. Twagombaga rero gusubiza ibibazo byabo bafite mu buryo bwihuse, nubwo bitarakemutse byose bitewe n'ingengo y'imari yari yateganyijwe muri uyu mushinga. Dukora ibishoboka. Ubutumwa nta bundi ni ukubasaba cyangwa se kubashishikariza kubifata neza, babibungabunge n'ibyabo, nibo bifitiye akamaro. Umushinga wo gusana no kwagura imiyoboro y'amazi mu karere ka Muhanga no mu nkengero zaho washyizwe mu bikorwa na WASAC kuva muri Werurwe umwaka wa 2019 kugeza muri Kamena umwaka wa 2021. Mu byakozwe hubatswe imiyoboro y'amazi ireshya na kilometero zisaga 207, hubakwa ibigega by'amazi bishya bigera kuri 21, amavomo rusange 48 n'utuzu tw'amazi 15. Biteganyijwe ko abaturage basaga 195,000 bazagerwaho n'amazi meza binyuze muri uyu mushinga.